isi niwo mubumbe ucumbikiye ibinyabuzima mu mibumbe yose igaragiye izuba. Gusa mu mateka yayo yagiye ihura n'ibiza byinshi. Ikintu cyose cyerekezaga mu cyerekezo isi irimo kiba gishobora kuyigonga mu buryo bworoshye cyane. N'ubu tuvugana hari ibigendajuru biri hejuru y'isi, kandi isaha n'isaha bishobora kuyisekura, kandi bibaye byaba bigereranywa n'uko ibibunda bya rutura byose byo ku isi byayirasiraho icyarimwe. Uruhande urwo ari rwo rwose ibi byabaho byaba ari bibi kurusha iby'Abanyamerika bakoreye Nagasaki na Hiroshima muri Kamena mu 1945. Abahanga bavuga ko ibi byose bibaye abantu nibibegereye byakwirakwira isanzure bikagarukira hatazwi. Abamenyi b'ikirere ndetse n'abahanga mu bumenyi bw'isi barakomeza kwinangira mu gutangaza ko ibyago byerekeye ku isi byabatsinze. Barasiganwa n'iminota n'amasaha mu gutangira ibyo bita ibyago byerekeje kuri uyu mubumbe dutuye. Nta n'umwe uzi niba hari igisubizo, cyane ko inkomoko yabyo itavugwaho rumwe na benshi, kuko uko abamenyi mu bya siyanse bavuga inkomoko yabyo, abiyobokamana nabo ubwabo bavuga indi nkomoko. Ndi Ismael Mwanafunzi. Isi ishashagirana nk'ibuye rya safire mu ruhererekane rw'imibumbe igaragiye izuba. Buri munsi twirirwa muri gahunda zacu tugamije kwiteza imbere, ndetse sina kenshi dutekereza ko mu isanzure ibyago bishobora kuba bitwerekejeho. Isi ifite inzira iteguye neza inyuramo ikora ingendo zayo zo kuzenguruka izuba. Mu bisanzwe isi igwaho ibisa n'ibitare biturutse mu kirere, gusa ubwayo nayo yisanganywemo ubushobozi bwo gukurura. Umuhanga mu birebana n'imibumbe Rusty Schweickart azi neza uburyo ibigendajuru bishobora kugirira isi nabi. Mu 1969 yagiye ku kwezi muri misi y'Abanyamerika bise Apollo 9. Uyu munsi ntago hangayikishijwe cyane n'ibyo kujya mu kwezi no kugenda mu isanzure, ahubwo aratabaza avuga ko hari ikigendajuru cyiswe Apophis cyafashe inzira itwerekezaho mu 2004. Byamuteye ubwoba kuko ari ikibuye kinini kurusha ibindi byose bigeze kubona mu isanzure byerekeza mu nzira y'isi. Schweickart atanga urugero rw'ikigendajuru kigeze kwangiza isi kandi cyari gito cyane kuri Apophis. Turi ku itariki ya 30 Kamena mu 1969 saa 1:15 za mu gitondo. Ikintu kingana na 1/3 cy'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyaturutse mu isanzure gisanga isi. Mu minota mike ikibumbe cy'umuriro cyagaragaye mu kirere cyacu. Iki gisa n'ikibuye cyashwanyukiye hejuru y'ishyamba rya Tunguska muri Siberi. Turi mu Burusiya. Kugeza ubu niryo turika rikomeye ryabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu. Iri turika ryateje ubushyuhe bwatwitse miliyoni 80 z'ibiti ku buso burenga 1500 bw'ibirometero kare. Kubw'amahirwe nta wapfuye kuko ari ahantu hadatuwe. Neil deGrasse Tyson akorera ikigo cy'Abanyamerika gikusanya amakuru arebana n'ubumenyi bw'isi. Iki kigendajuru kiza kugwa amasaha make nyuma ntabwo kiba cyaraguye muri Siberi, ahubwo cyari kugwa mu Burayi, kandi iyo gishwanyagurikira hejuru y'umujyi amamiliyoni y'abantu yari gupfa mu masegonda amwe. Kugeza ubu abashakashatsi ntibavuga rumwe kuri icyo kintu cyashwanyutse, kuko kitakoze ku butaka ahubwo cyashwanyukiye ku birometero 8 hejuru ya Siberi. Hari abahanga bavuga ko gishobora kuba cyaraturikijwe n'akabumbe gato cyangwa se ibyo bita asteroid. Iturika ryabereye hejuru ya Siberi ryatanze umuriro upima megatoni 15 mu bipimo bya TNT. Uyu ukubwa inshuro 1000 wa Hiroshima. Abashakashatsi bise mwene ibi bintu bitazwi NEO, Near Earth Object, ni ukuvuga ibintu bigendagenda hafi y'isi dutuye. Mu mazina yabyo nyakuri babyise asteroid, hakaba n'ibyitwa comete. Bavuga ko ari ibibuye biba byaragiye bivukira mu iremwa ry'imibumbe igaragiye izuba. Ibibuye byitwa comete byirirwa bizerera hafi y'igice cyiswe umukandara wa Kuiper uherereye inyuma y'umubumbe wa Neptune. Asteroide zo zizerera muri zone iri hagati y'umubumbe wa Jupiter na Mars. Gukata gushobora guterwa nuko mu rugendo rw'izi asteroide cyangwa se utubumbe duto twibibuye dushobora gukubitana hagati yatwo hakabaho guta inzira.
ubusanzwe isi yacu ifite ibice cyangwa se ibyo bita kushe mu gifaransa biyirinze, ariko ntibibuza ko ikintu kinini nk'ikibuye gishobora kuyisekura. Umuhanga Neil deGrasse Tyson nawe arabyemeza. Niba ujya ushishikazwa cyane ibyerekeye ikirere by'umwihariko ibintu bishobora kugonga isi, ibibuye bya asteroide ntabwo ari byo gusuzugura, ahubwo biteye ubwoba. Byigeze kugonga isi kandi bizongera biyigonge. Hashize imyaka miliyoni 65 ikibuye kingana nk'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Uyu munsi ni umujyi wa Chicxulub muri Mexique. Aha cyateje umuriro ungana na miliyoni 100 za megatoni mu bipimo bya TNT. Mu kwisekura ku butaka, iki kibuye cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bipfukura umuriro w'izuba ndetse n'ikindi kintu cyose gishobora kugaragara mu isanzure. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane, ryaba ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Gusa nanone bakavuga ko iri turika ryo ryavuyemo inkomoko y'izindi nyamaswa zigendera ku maguru abiri bizwi nka primate, ari nazo zaje kuvamo umuntu. Aha byumvikana neza ko iryo turika ryaba ryo nkomoko ya muntu, ariko nanone bikavuga ko iturika nk'iri ryazashyira iherezo ku buzima bwacu. Mu 1918 Kongere ya Amerika yasabye ikigo gikora iby'ubushakashatsi mu isanzure NASA gukora ubushakashatsi ku bigendajuru byose bifite umurambararo utarengeje metero 800. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi biteye ubwoba, kuko babonye ibigendajuru 850 byose byerekeje ku isi kandi bishobora kuyisekura. Ibi bigendajuru ni abaturanyi bacu ba hafi kandi bateye ubwoba mu ruhererekane rw'imibumbe igaragiye izuba. Mu ishami rishinzwe kugenzura imibumbe itariho ibinyabuzima mu kigo NASA, Don Yeomans ashinzwe gukurikirana ibigendajuru byegereye isi. Ni umuhigi w'ibigendajuru bishobora kugonga isi bikayigira umuyonga. Guhiga ibibuye bya asteroide ni nko gushaka inkomoko y'umuyaga wa Ouragan. Mu gukurikirana ikigendajuru umunsi ku munsi, ugenda umenya aho gituruka, ukagenda umenya inzira kinyuramo, uko kingana n'umuvuduko cyaba gifite igihe cyasekurana n'isi. Hakoreshejwe icyuma kizwi nka telescope gikoranye ikoranabuhanga rihambaye, Departement ishinzwe ibigendajuru muri NASA ivuga ko 90% by'ibigendajuru bya asteroide ari ibyago ku isi. Ibibuye ngo bishobora gusekura isi bigatanga umuriro uruta w'ibisasu bya kirimbuzi byose biri ku isi biramutse birasiwe icyarimwe. Iturika nk'iri rishobora gutuma hari ibinyabuzima bizimira ntibizongere kubaho ukundi. Uyu ni Don Yeomans. Igongana nk'iryo rishobora kubaho inshuro imwe mu myaka 1000, ariko bibaye igice kinini cy'abatuye isi cyahita kibagirana. Ni ibikorwa byabaho gake cyane ariko bikagira ingaruka ziremereye. Igongana ry'ikigendajuru n'isi cyagira ingaruka ku isi yose, atari uko umugabane wose ushobora gukongoka gusa, ahubwo ibyangijwe hasi bishobora kuzamuka bikagaruka bigatwikira isi yose. Ikirere cyagira ubushyuhe bugeze kuri degrees Celsius zirenga 500. Kongere ya Amerika yanasabye NASA gukora ubushakashatsi ku bigendajuru byose byegereye isi bifite umurambararo wa metero 150. Ikintu kingana gutya kiba gishobora gushwanyuza umujyi muto. Igisa n'igihangayikishije nuko ibintu bitari mu by'abahanga bamaze kuvumbura ndetse bazi n'inzira binyuramo, kuko buri gihe haba hari ibigendajuru birenga 12 biba bitazwi niba byagonga isi cyangwa se niba bidashobora guhura nayo. Umuhanga mu by'ikirere Rusty Schweiker we yagiye kure cyane mu kurwanya icyahungabanya abaturage. Yasabye Kongere ya Amerika gushyiraho ishami ry'abahanga rishinzwe kurinda abaturage ibirebana n'ibyago nk'ibyo bishobora guterwa n'ibigendajuru. Uyu munsi dufite ikoranabuhanga rihagije rishobora gukumira ibigendajuru kugongana n'isi. Ubu dushobora kugira icyo duhindura ku nzira y'uruhererekane rw'imibumbe igaragiye izuba mu rwego rwo gushaka uko tubaho.
gusa ikibazo gihari ni ukumenya niba tuzabishobora cyangwa niba natwe tuzarangira nka za dinezori. ariko Stewart ntabwo yategereje ko Kongere ya Amerika igira icyo ikora, kuko we yifatiye gahunda yo kurokora umubumbe ibyago biwerekejeho. Biragoye gupfa kwizera ko isi dutuye imaze imyaka irenga miliyari enye n'igice, kuko kuva yabaho yabaye mu bizazane byinshi. Iyi si yacu yakunze guhangana n'amasteroide yagiye yinjirira mu nzira, kandi mu myaka iri imbere isi ishobora kuzatsindwa. Bwana Stewart yafashe umwanzuro wo kurwana urugamba rwo kurinda iyi si nyuma y'uko atewe ubwoba n'ikigendajuru cyagaragaye mu 2004 cyiswe MN4, ariko kizwi nka Apophis. Ni ikibuye kirimo imyenge ifite umurambaro wa metero 221. Iki kibuye cyagaragaye nk'igitumbiriye isi mu 2004. Biteganijwe ko iki kibuye kizongera kwerekeza mu nzira y'isi yacu kuwa gatanu ku itariki ya 13 Mata mu 2029. Mu mwaka wa 2029 Apophis izongera itwegere nk'uko ibyogajuru by'itumanaho bitwegereye, kandi icyo gihe bizaba bishoboka ko hari abantu bazabona icyo kibuye n'amaso yabo. Ntibazakenera jimeri kuko intera hagati yacyo natwe izaba ari nto cyane. Hari amahirwe angana na 99% ko Apophis icyo gihe itazakora ku isi mu 2029, ariko yibeshye ikayobaho gato ikagera ku birometero 30,405 uvuye ahiri. Yahita igera aho bita kuri trou de cellule gravitationnelle. Aka ni agace kari mu kirere gafite ubugari bwa metero 800. Apophis yibeshye ikahagera, rukuruzi z'isi zayitesha umurongo ku buryo ku itariki ya 13 Mata mu 2036 yasekurana n'isi. Kugeza ubu Apophis ifite amahirwe angana na 1 ku bihumbi 45 yo kugonga isi mu 2036, ariko ntibibuza abahanga mu by'ikirere gukomeza kuba maso. Kuri Stewart, ihanuka rya Apophis rikwiye gufatwa nk'ikindi kiza cyose gishobora kwibasira isi. We yanakoze ikarita igaragaza uduce iki kibuye kiramutse kiguye gishobora kugwamo. Tuzi itariki bishobora kuzaberaho, isaha ndetse n'icyerekezo Apophis irebamo. Ushobora gukora ikarita, hanyuma icyo yerekana nicyo nise trajectoire y'isi, cyangwa se inzira y'ibyago. Iyi nzira izengurutse isi. Iyo ndeba iyo nzira mpita mbona ibyago biremereye gusa, nkahita nibaza nti bizasa. Uyu mugabo avuga ko Apophis ishobora kuzanyura muri buri gice cyose cyo ku isi. Ishobora guhera muri Siberi y'uburengerazuba, ikanyura hejuru y'inyanja ya Pacifique ku gice cyerekeye California, hanyuma ikanyura muri Amerika yo hagati yerekeza muri Afrika y'uburengerazuba. Kubirebana no guhanuka kwayo rero, iyo abahanga bavuze iki gitare gishobora kuzakubita, bisa n'ibiteye ubwoba. Bavuga ko Apophis iramutse igonganye n'isi yagwa mu nyanja ya Pacifique ku gice cyerekeye California, ifite ingufu zirenga miliyoni ya megatoni mu bipimo bya TNT. Isekura nk'iri ryaca icyobo munsi y'inyanja gifite umurambaro w'ibirometero 8 ku burebure bw'ibirometero 2 mu bujyakuzimu. Wahita uteza umuhengeri wa tsunami. Bavuga ko amazi yajya azamuka akikoza muri metero 15 mu bujya hejuru no mu mpande, agateza impfu z'abantu utapfa kwiyumvisha umubare. Abahanga barakora ijoro n'amanywa mu rwego rwo kuburira abantu kuri icyo cyago kije kitugana. Igisubizo gishobora kuzaba guturitsa icyo kibuye, gusa hari abatekereza ko ibyo byasubiza ibintu rudubi. Misiyo nshyashya ya Stewart ni ukuyobya inzira isanzwe inyuramo amasteroide kugira ngo areke kwerekeza ku mubumbe wacu. Abagize ikipe ikorana na Stewart bakoze icyuma gishobora kujya kiyobya amasteroide n'ibindi bigendajuru bishobora kugonga isi. Gusa ikibazo cy'iki cyuma ni uko uramutse ugikoresheje ushaka kuyobya asteroide kikayiswata, ubwo waba uyongereye umuvuduko, none igateza ibyago birenze ibyari byitezwe. Ariko hari n'ubundi buryo butekerezwa. Hari n'uburyo bwo kohereza amaru akajyayo agakusanya amakuru akayatuzanira.
ntabwo bikomeye. Icyiza kiri mu kohereza umuntu ni uko we yagerayo agatekereza nk'umuntu ku birebana n'ibigendajuru. Ubutabazi burimo busabwa n'uyu mugabo burasa naho bwatangiye kumvikana, kuko ubu umuryango w'abibumbye watangiye gutegura amasezerano agomba kugaragaza umuntu uzagira uruhare mu kuyobya iki kibuye. Ibigendajuru bya asteroide na komete ntabwo ari byo byago byonyine byibasiye isanzure ryacu. Gusa hari ibiba ku isi byinshi bisa n'amayobera utamenya ikibyihishe inyuma. Mu isanzure rya kure hari ibyago by'isi bisa n'ibiri ku kazi kandi bishobora gushyira iherezo kuri uyu mubumbe wacu. Dore nk'ubu inshuro 3 ku munsi ushobora kubona igisa n'umurabyo mu kirere cyaho utuye. Hari imwe mu mirabyo ubona ifite uburemere burusha ibihumbi magana by'intwaro za kirimbuzi kandi ntiba yararemwe na muntu. Igiteye ubwoba ni uko uriya murabyo ubona bakunze kwita kibona umwe uramutse urabirije hafi y'isi ryaba ryo herezo ryayo. Benshi mu batuye uyu mubumbe ntituzi cyangwa se ntitwita ku byago bituye mu kirere cyacu. Tekereza nko mu isanzure ryacu inyenyeri ishwanyutse, ryaba ryo turika rya kabiri ribayeho nyuma y'iturika ryigeze kubaho rigatuma habaho imigabane, iryo bise Big Bang. Byaba bimeze nko kuba uri ku kilometero kimwe uvuye Hiroshima igihe haterwaga bomba atomike. Imirasire ifite imbaraga zidasanzwe yahita itwika igice cy'isi kizwi nka atmosfere. Akayunguruzo k'izuba kahita gashirira. Abantu n'ibindi binyabuzima byo byaba byamaze gupfa bizize ubushyuhe bukubye inshuro 100 ubushyuhe bushobora kwica umuntu. Ugushirira kw'akayunguruzo k'izuba kwahita guteza izamuka ry'ubushyuhe bwahita guteza za tsunami, imiyaga ya uragana za cyclone. Nta buzima bwaba bukiba ku isi. Birumvikana nka filime yuzuyemo gukabya, ariko ibi bishobora kubaho umwe mu mirasire bita rayon gamma uramutse ukoze ku isi. Ni umurasire ufite ubushyuhe buhambaye bungana n'ubwo izuba rishobora gutanga mu myaka miliyari 10. Ni ikigendajuru kiba kure cyane kivuka bitewe n'inyenyeri yapfuye. Gusa bikaba ku nyenyeri nini byibuze kubya izuba inshuro 10 mu bunini. Ubundi iyi nyenyeri ipfuye irashonga maze uduce twayo tukavamo umurasire wa rayon gamma ushobora kumanuka mu kirere upima megatoni 100,000 z'uburemere ku muvuduko w'ibihumbi 300 by'ibirometero ku isegonda. Hari ibinyabuzima ku isi byahita bizimira ntibizongere kubaho ukundi. Gusa ibi bifite amahirwe angana na 1% cyo kuba ku isi. Gusa bishobora kubaho cyane ko iyi mirasire yo nta n'uburyo na bumwe buravumburwa bwo kuyirinda. Birashoboka ko iherezo ry'umubumbe wacu rishobora kuzaturuka ku kintu gisanzwe kiduha ubuzima. Byose bifite amahirwe make yo kubaho, ariko ibyiza nuko hubahirizwa ibisabwa n'abahanga mu bumenyi bw'ikirere. Gusa igisa n'igihangayikishije muri ibi nuko ibyago byinshi bitumbiriye isi bitakozwe na muntu nubwo agerageza kubirwanya. Ikitugora kwiyumvisha ni ukumenya neza niba ibi byose ari byo bizabaho. Ikiriho nuko ibyago byo mu isanzure bibaho. Bimwe bishobora no kutugera hejo cyangwa mu myaka ya kera. Ukuri ni kumwe. Hari ikintu kizashyira akadomo kuri uyu mubumbe dutuye, ndetse byanashoboka ko n'isanzure ryagenderamo. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Hari igihe biba ngombwa kwibwira ko ubuzima bwacu ku isi bworoshye cyane kandi ko tutazabaho iteka ryose. Hashobora kuba hari icyizere, ariko mu kwitegerezaho ibintu bigana, isanzure rizagira iherezo. Nge ndi Ismael Mwanafunzi.